Nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mwabakurikira CPA Films. Nk'ibisanzwe ni CPA uje kugira ngo mukomeze amasomo nsanzwe mbagezaho. Ndakwibutsa ko nimba ari ubwa mbere ugeze kuri no channel, ndakwibutsa gukora subscribe, like ndetse na share. Una commenting mu gihe hari ibyo ubona wifuza kuba wambaza utasobanukiwe neza. Ndahari kugira ngo nzajya ngusobanurira, kandi inshingano zanjye n'icyo ngamiriye ni ukugira ngo ibi bintu mubimenye kandi mubimenye neza. Ubushize rero duheruka ndi kubereka uburyo ushobora kwinjiza amashusho muri software ya Adobe Premiere Pro, ndetse n'uburyo ushobora gutondeka story yawe uyeditinga. Aka kanya rero nje kugira ngo dukomeze turebe kuri color correction, turebe uburyo ushobora gukora text kuri video yawe, uburyo ushobora no kuexportinga ikava muri software ikajya hanze ukaba wayihereza umuntu. Aka kanya nibyo bintu tugiye kureba. Mwibutsa ko nimba unkurikiranye ubonye no video iyi ngiyi ari ubonye nonaha, ntago wahita ubimenya urebye no video yonyine, ahubwo subira inyuma ugende urebe episode ya mbere nahereyeho, nibwo bizagufasha kugira ngo ukurikirana amasomo nta na kimwe kigucitse. Naho nuheraho kuri video ya gatatu ibya mbere utarabibonye, ntago uzabyumva neza nkuko wari kubyumva uhereye kuri video ya mbere. Reka dukomeze noneho amasomo yacu, turebe se noneho color correction ikorwa ite, text ikorwa ite, na export, uburyo ushaka ku exportinga video yawe ikava muri software ukaba wayohereza umuntu. Turaza dufungure projet yacu. Tifungure, tegereze ifunguke. Urabizi ko nababwiye ko uza ukayikirikaho kabiri projet ifunguka, ntago byongera kugusaba kujya gusavinga ukora iki. Ahangaha projet warayikereye byararangiye, icyo usabwa ni ukuzuyikirikaho kabiri ihita ifunguka. Hano urabona none ukuntu bisa bihinduye kala. Kuno kuntu bisa biba bisobanuye nyine ko ari amashusho uba wasibye, hanyuma bigahita byafectinga no muri projet. None kwibutsa ko kirazira kikaziririzwa gusiba amashusho utari warangiza ku editinga projet. Rero ahangaha nge narindi gukora amasuku muri machine yanjye, ano mashusho ndayasiba, uretse ko nubundi nashakaga kuyasiba ngo avemo, kuko nubundi ntabwo turi buze kubura amashusho turi buze kwigiraho. Ariko mwibutsa ko wowe nimba urimo gukora video, amashusho uri gukoresha gerageza uyabike muri folder imwe nkuko natanye mbikubwira. Clear folder ubikemo amashusho uzeditinga, ubikemo ya projet uzakora, byose bibe biri ahantu hamwe, ku buryo utazajijwa umunsi umwe ukaba wenda urimo gusiba ibintu ukora amasuku muri machine yawe, ukaba wasiba video kandi warayikoresheje muri projet. Ni byiza ko ibintu byose uri gukoresha weditinga ubishyira ku ruhande. Rero hano ikibazo cyabaye, urabona ko nta mashusho nasibye mu gihe ndimo nkora amasuku muri machine yanjye, uretse ko nubundi nari narangije kuyeditingamo ibyo nshaka nifuzaga kwavamo. Reka rero dushaka andi mashusho dukoresha kugira ngo twige isomo ryacu ry'uno munsi. Reka ibi ngibi tubikureho. Ndaza hano kuri file, manuke njye kuri import, kandebe none aho nabitsa aho mfite amashusho tugiye gukoresha. Kamfata kuri folder yanditseho wife. Reka dukoresha amashusho y'umugore wanjye, tugiye gukoresha amashusho y'umugore wanjye. N'utuntu nagiye mufilima mu rugo, nkibutsa ko hano amashusho na telefone.
akaza nyine akinjiramo. ngira ngo ibi byose byo murabyibuka kuko ibi ngibi narabyigishije. Ikindi kintu, akandi kantu gashya tugiye kureba, tugiye kwiga hano, murabona ko hano biba bijagaraye, murabona ko hano amashusho aba ajagarayemo hano. Rero ikintu ukora, ushaka uburyo uyashyira mu gafoda kamwe ntakomeze kujagarara gutya. Hano rero muri software foda bayita bin. urabona ko hano bari kutwereka ngo new bin, turayikirikaho tuyite izina, wenda reka nandikeho my wife. Urabona ko yagiyemo, ahise abumbira ahantu hamwe. Urabona nukaminimiza hano nta mwanda uri buze kuza, murabona ko biba bimeze neza. Hano nundi haracyari umwanya, ushobora gukereya n'indi, ukayita irindi zina mu gihe ufite wenda nk'amashusho atandukanye, wenda ufite amashusho wenda yafashwe na kamera zitandukanye. Iya mbere ukayita kamera 1, indi ukayita kamera ya 2. Nyine ukereya foda kugira ngo bigufashe kuba hano hasa neza, ariko nanone no kumenya amashusho yariyo ugiye gufata. Nimba ari kamera ya 2 ukamenya ko ufashe kamera ya 2, nimba ari kamera ya mbere ukamenya ko ari kamera ya mbere, nayo ukayita izina. Ariko ntabwo tuyishaka, niyo mpamvu tugiye kuyisiba, kadukoresha iya mbere. Muri iya mbere rero turaza nanone hari uburyo bwo gukata ariko udakoresheje urwembe. Ubundi buryo bwo kuba wakuraho ikintu ushaka, uraza ugashyira kiriseri gutya, hanyuma ugakurura ukageza aho ushaka. Njye ndashaka ko kagera hano kugira ngo gatangirane na muziki. Ubu ni ubundi buryo bwo gukata, uzajya umenya uburyo bwinshi bwo gukata udakoresheje urwembe. Nyine ugomba kumenya uburyo bwinshi wakwifashisha mu gihe ushaka gukora ikintu, icyakwihutira ukaba ari cyo uhitamo. Dushyireho rino shusho. Ngira ngo murayibona.
aka kantu nakomeje kugenda nkora ugomba kukamenya. Iyo uri kweditinga ugashyiraho ishusho ridahuje, hano impamvu kaba kangana gutya ntabwo riba rihuje, ntabwo riba ringana n'andi. So kugira ngo uringanishe n'andi rero kugira bibe bingana, atari akadirishya kangana gutya, uraza ugakirikaho, ni right click, ukaza ugakora kuri set frame size, ihita yuzuramo nyine, igahita yuzuramo. Reka video wenda tube tuyirangiriye, tube turekeye ahangaha kubaka story, ahubwo nko tugaruke kuri bino nari navuzeho muri introduction. Tugaruke kuri color correction, tugaruke kuri text, tugaruke no kuri export na transition, turebe uburyo bikorwa. Ikindi nshaka kumenya, ugomba kwiga gusavinga project. Kuyisavinga ukanda Ctrl S, project aba yisavinze. Reka duhere kuri color correction. Color correction rero, color correction ubundi itandukanye na color grading. Abantu bakunda kubyitiranya ariko biratandukanye. Color correction ni igihe urimo ukosora amashusho yawe, wenda tuvuge hari aho wafashe harimo urumuri rwinshi, hari aho wafashe wenda amabara adasa, niho ugenda ukabikosora, hari urumuri rukeya ukarwongera kugira ngo rungane ishusho ingane n'indi urumuri. Ahari ibara rimeze ukundi kuntu ukarihindura kugira ngo bise nk'ibingana. Hanyuma rero color grading ni uko uha video yawe, ukavuga uti video yanjye yose ndashaka kwiza kuba isa gutya. Ni ukuvuga ngo color grading, ibara ukoze rya affectinga video yose izisa gutyo, icyo bita color grading. Ubu rero tugiye kureba color correction, niyo tugiye kureba uburyo ushobora gukosora image mu gihe wenda wayifashe harimo urumuri rwinshi. Ese wayigabanya gute, warugabanya gute, ese wabigenza ute, nibyo tugiye kureba. Uraza ukayikirikaho, ukaza ukajya kuri color. Wenda tuvuge nkavuga ngo hano wenda ndashaka kugabanya highlight. Ariko ikindi nk'ubu hano ino image ninza nkakanda auto, urabona ukuntu isiba, urabona ukuntu isa. Reba mbere ukuntu yasaga, nyuma ndaje nyuma reba ukuntu isa. Mbere ni gutya, hanyuma nyuma nuko nguko. Ntabwo nshaka kubegi ko dukoresha auto, ndashaka ko tubikora nyine tubikora mu buryo buri manuel. Nimba ari ukugabanya wenda tuvuge umweru, urabona ko harimo umweru mwinshi, ndaza se nkaho ngabanyamo, nongere wenda ka contrast gakeya, wenda ngire nka 20 turebe ukuntu bisa. Highlight ngabanyeho, wenda ngabanyeho nk'icumi turebe. Black ngabanyeho wenda nka 5. Shadow inangabanyaho nka 20 turebe ukuntu iri buse. Sorry, 20. Highlight iracyari nyinshi.
black nayo nyigabanye. Ka saturation wenda ngire 100, wenda 110. Sorry, 110 gize 300. 110. Turebe mbere na nyuma. Mbere uko byari bimeze, mbere uko byari bimeze ni gutya, hanyuma ni gutya ibaye. Iyo ushaka rero ko bino bintu ukoze kuri rino shusho rya mbere bijya no kuri iri rya kabiri, uraza ugakopiya hano iyi metric color, ukayikopiya ni control, uraza ukajya kuri control C, ukaza ukajya ku ya kabiri, ukaza ugashyiramo hano cursor, ugakora control V, ugapestinga. Cyangwa se mu bundi buryo uraza ukayiselectinga, ukaza ukajya hano kuri editing, ukaza ugakora copy, uraza ukayiselectinga, ukaza ukajya kuri editing copy, ukaza ku ya kabiri ugakora editing paste. Urabona ko bihita bijyaho. Transition hano urabona dufite ntuze nyinshi, dufite ahangaha hariho amashusho, dufite iyi media browser, info, effect. Tuzijye kuri effect rero uraza ukayikirikaho hano ibihari, hanyuma warangiza ukaza kuri video transition. Aya yose ni ama-transition. Reka turebe iri rya mbere, cube, turiterure tuze turishyiremo hano hagati. Iyo uje ukarishyiramo hano hagati, rifata hose ku mpande zose, riba rigiye kubera transition video ya mbere n'iya kabiri, kugira ngo bigire ahantu biza gutandukanira. Playing, turebe ukuntu bimera. Transition yacu ni gutya imeze. Reka dushyireho indi transition noneho turebe. Iyo wibeshye ugasiba ikintu utabishakaga, wenda reka nsibe nk'iki, nibyo byari bibaye, ukagisiba kikavamo, uhita ukora shortcut yacyo, uhita ukora control Z, ugihita kigaruka. Iyo wibeshye wenda ugasiba nk'ikintu utabishakaga, wenda nkagira gutya ndi kwihuta, nkabona kirasibitse ntabishakaga, mitanza nkakora control Z kikagaruka. Reka dukomeze na transition. Wabibonye transition ukuntu bimeze. Reka noneho dushyiremo, wenda dukoreshe zino za dissolve. Reka dushyireho cross dissolve. Ni nayo nakoriyante kugikoresha hagati mu mavideo, kuko ni transition nziza, nta makabye igira, naga transition keza nyine. Uraza ukakagabanya uko ushaka cyangwa se ukakongera, biterwa n'icyo ushaka. Reka turebe twayongereye. Urabona transition uko nguko imeze. Ariko iyi ni ndende, reka tuyigabanyeho gatoya.
na hano washaka ukaza ugashyiramo transition, uretse ko atari ngombwa kuzuzamo transition. Ahubwo hano niho yari ikwiriye, kuko hano ni igikorwa cyahindutse. Hano hambere yari ari gukubura, ubundi transition kuyikoresha uyikoresha mu gihe igikorwa kimwe kirangiye hagiye icya kabiri. Tuvuge wenda umuntu yari ari gukora igikorwa kimwe agiye gukora icya kabiri. Tuvuge wenda umuntu yari ari gukorera mu nzu arasohotse agiye gukorera hanze. Guhindura nyine ikintu umuntu ari gukora, ikintu runaka, guhindura activité, guhindura aho wari uri gukora location, nibwo hazamo amatransition. Transition ntago uyikoresha ahantu hariho hose. Reka iya mbere tuyisibe kuko ntago making sense, ntago byumvikana neza. Urabona ko hano ahubwo ari hiriwe, kuko ahambere yari ari gukubura, ariko aha kabiri ahise atangira guhanagura inkweto. Ahubwo hano hasoza dushireho iyi ngiyi deep to black. Akirihuta, sorry gato. Control S, projet yawe igahita yisevinga hahandi wayigize. Na hano hatangira reka dushyireho deep transition, deep to black. Ahana reka tuyikurureho gatoya nayo. Transition nayo tuyivuyeho. Reka noneho tujye kuri text. Twandika wenda umugore wanjye ari gukora imirimo yo mu rugo. Hari inzira nyinshi zo gukoramo titre cyangwa se text. So kwandika text uraza ukajya hano kuri titre, kaza kuri new titre, ukaza hano ugatangira ukandika. Wenda umugore wanjye ari gukora imirimo yo mu rugo. Ukagaterura ukagashyira aho ushaka, cyangwa se tugahitamo font. Izi zose ni font, ushaka klika kuyishaka kuza. Izi zose ni font, ushaka klika kuri iyi. Reka dukoreshe wenda iyi ngiyi ya Arial, tuze tuyishyiremo hano hagati. Kuyiringanizamo hagati uraza ukajya hano tuno tuntu hano ibigiye hagati, shyiramo hano uhaniriye hagati na hagati. Ushobora kongera size, wenda ukavuga ati wenda reka ngire wenda nk'120. Urabona ko byiyongereye. Wenda ukavuga ati ize kuba ari bold, ukayibodinga. Reka tubigire black. Noneho urabona ko yabaye nini, reka twongere tugabanye size yayo. Reka tugire 100, tuyisubize ku 100 turebe. Okay, hano urabona ko iri hagati. Warangiza closinga, ukaza ukayiterura ukayishyira nko ku ntangiriro. Wenda ukavuga uti wenda ndashaka ko video yanjye iri buze gutangira kuri ano magambo.
ndaza nshyire ndayigabanya. Okay, transition deep to pry. Noneho na hano yegeze inyuma ho gatoya, hano hejuru noneho mpite nshyiraho cross dissolve, kuko ndamutse nshyizeho iyi ya black, ndamutse nshyizeho ino ya black byagera hano n'ubundi bikijima, byagera hano bikijima. Urebe itandukaniro, kandi ntabwo nshaka kuno mukara uzamo hano, byibura hazemo. Reka dushyireho turebe. Nanone ushobora kuvuga wenda ngo nandikemo hano hejuru, wenda ari nk'izina ry'umuntu ushaka kwandika. Tuze tuyiringanizemo hagati no hagati, iclosing uze noneho uyirebe, uziterura uyishyire hano, ukayishyira hano hejuru. Urabona ko yahagiye. Ni ukuvuga ngo izi turi gukora ni ingero, wowe nyine uyishyira, ubyandika neza uko ushaka bitewe n'ibyo ushaka kwandika. Ushobora no kuyizana ukayishyira na hano hirya. Hano ndi gukora wahakora ukareba ukuntu bimera, uraza ushaka kuyigiza hirya wenda hano, ukayimanura wenda ho gatoya. Ukaza wenda nayo ukayishyiraho, ukaza hano muri effect, ukaza ukayishyiraho transition. Ugakina tukareba. Ngira ngo urabibona ko wabikora uko ushaka nyine bitewe n'uko ushaka ko ibintu byawe biza kumera. Ibi bintu mba ndi kubyeditinga ndi kwirukanka kugira ngo nyine nkwereke uburyo wabikora mu gihe wowe urimo urakora video. Ako ntago bivuze ko utakwicara nyine ukore projet yawe. Bino ni basic mba ndi kuguha kugira ngo umenye ngo ese projet nayikora gute, ese kwandika umuntu ajya hehe, abigenza gute, no kugira ngo nkwereke uko wagenda ubikora. Ntago ari ukuvuga ngo ndimo editinga video nkuko nsanzwe nyeditinga, kuko video imfata umwanya munini kugira ngo nyeditinge bitewe wenda n'ubuhanga mba ndi bushiremo. Ndumva hari text tuyirangije. Reka tunarebe kuri sound. Sound ntago nari nayibabwiyeho, ariko nayo ni ingenzi nyine. Ntago twakwe exporta video nayo tutayirebyeho. Video yacu uba ugomba kugenda uyiringaniza. Urumva nka hano ukuntu itangira, tangira ideranje. Byaba byiza nyigabanyijeho gato ikatangirira hasi, none ikaza kugenda izamuka. Urabona uno murongo ukuntu urimo hagati. Iyo uzamuye nyine ijwi rivuga cyane, urumva ko ryavuze cyane. Audio yacu nanone ugomba kuyirebera hano, ugomba kuyirebera hano. Ijwi ryacu ntago rigomba kujya munsi ya 12, hagati ya 12 na 6. Ntago biba rigomba kurenga, ndiba rigomba kujya munsi ya 12, kandi nanone niba rigomba kujya hejuru ya 6. Iyo rigiye hejuru ya 6 biba biri gusatira, ijwi rirasatira, ugasanga noneho riri kuvuga nabi. Urabona hano deja ryarenze. Enda reka tuyizamure urebe. Nzamuye ka karongo ko hagati. Urabona ko riri kurenga, hariya rirasatira, ravuga nabi, riramena amatwi. Birasaba rero urimanure. Uraza ugakanda kuri no tools, pen tool, kayikandaho, ukaza wenda tuvuge ukashyira akantu hano, ukaza ukashyeza, kuko ngo hano n'ubwo ngo riratangirira hasi igende rizamuka, ariko urumva ko n'ubundi rideranjije.
ni ukuvuga ngo urabikora mpaka amatwi yawe nawe aryoherwa. Iyo amatwi yawe ari kuryoherwa n'abazakurikirana video yawe nayo ibyo irabaryohera. Proje igomba kubanza kugushimisha mbere yuko ishimisha abazayireba. Rero niyo mpamvu uri kubona ndi gukomeza nigize inyuma kugira ngo numva aho biri buze kuza kuba biri kuvuga neza bitamena amatwi. Urabona ko hano video irarangira ariko muzike nayo ikiri hejuru. Na hano birasaba ko turi buze tukamanura kugira ngo bize kugenda video irangire ifedinga. Gukuraho kano kantu ni nongere mbibigisheho gatoya, mba nibagiwe nkakoresha shortcut ntabibabwiye aho ngakuriyeho. Urabona sura ukuntu imeze. Kano kantu iyo ugiye kugakuraho ukoresha shortcut ya va, ukakanda kuri va gahita kavaho, kaba ugasubirana mouse yawe uko yari imeze. Iyo udashatse noneho kugakuraho ukoresheje shortcut, uraza hano selection tool ukaba ikirikaho. Ukuvuga ngo kano iba isubira ukwiri nyine, ukaba waselecting ikintu wagira gute. Noneho reka tugire gute, reka tuyisohore muri software. Uraza ukajya kuri hano kuri file. Wamara kujya kuri file ukaza hano export, ukaza hano ukajya kuri export media, gategereza bakaguhereza akantu kameze gutya. Ukaza ugahitamo iyi ngiyi H200 na 264 muzajye mwariyo muhitamo. Hanyuma iyi ngiyi match source, ni ukuvuga ngo ahangaha nyine guhereza quality ushaka iyo yose, ariko 1080 iba ari 1080 ariko MP4. Ushobora ariko no kuyihindura, ukaza ukamanuka ugahitamo iyo ushaka. Hano baguhereza format zose ukeneye. Hano hari ya telefone, hari za telefone Android tablet. Ukaza hano wenda ugahitamo 1080. Nta kibazo, ni kuvuga ngo uhitamo icyo ushaka nyine. Match source high bitrate. Okay. Dusubijemo ya indi yari irimo. Hano rero handitse MOV, kano kabara k'ubururu hano handikishije ibara ry'ubururu. Hano naho witira izina proje yawe, video yawe igiye gusohoka. Ukavuga ati wenda my wife video test wenda 1. Kaza ugakanda save, kaza ugakanda export. Ugategereza. Igihe cyo gutegereza kugira ngo ibe exported biterwa na capacity y'imashini yawe. Iyo mashini yawe igenda gakeya nyine n'ubundi nabyo biratinda, ariko iyi mashini yawe yihuta ifite capacity nini n'ibyo uri ku exporta birihuta. Video yacu imajije kuba exported. Turaza tujye kureba aho twayisohoreye. Video yacu ye exportingiye hano. Ni hano twayise my wife video test 1.
mwabonye inzira zose nagiye ncamo ntago ari ibintu bikomeye mu by'ukuri. Mwabonye se bikomeye? Ntago bikomeye. Iyo ibintu bikunda nabyo biragukunda. Ibanga nakwibira muri bino bintu bikunde nabyo bizagukunda. Ubiha umwanya wawe, ubishiremo imbaraga kandi uzashiduka warabimenye byarizanye. Hanyuma rero reka mbashimire mwe mukomeje kugenda mungaragariza ko turi kumwe. Unyandikira muri comment umbwira uti wenda ubutaha ibi ngibi ntago nigeze mbyumvaho, byaba byiza ubinsubiriyemo. Nta kibazo, nzabigusubiriramo. Hanyuma wibuke gukora subscribe, like, share. Ni ingenzi ku bantu uzi neza ko bakunda bino bintu. Tuzahurire mu isomo ry'ubutaha. Wakoze cyane.